Ibyahishuwe igice cya mbere, dusome duhereye ku murongo wa mbere. Ibyahishuwe na Yesu Kristo iby'Imana yamuhereye kugira ngo yereke imbata ze ibikwiriye kuzabaho vuba, agatuma marayika we nawe akabimenyesha imbata ye Yohana. Uhamya ibyo yabonye byose ari ijambo ry'Imana no guhamya kwa Yesu Kristo. Hahirwa usoma amagambo y'ubuhanuzi, hahirwa n'abayumva bakitondera ibyanditswe muri bwo, kuko igihe kiri bugufi. Njyewe Yohana ndabandikiye mwebwe abo mu matorero 7 yo muri Asiya. Ubuntu bube muri mwe n'amahoro biva ku Mana iriho kandi yahozeho kandi izahoraho, biva no ku myuka 7 iri imbere y'intebe yayo. Nuko kuri Yesu Kristo ari we mugabo wo guhamya, ukiranuka n'imfura yo kuzuka, utwara abami bo mu isi, udukunda kandi watwejeshejeho ibyaha byacu amaraso ye, akaduhindura abami n'abatambyi b'Imana ye ariyo na se. Icyubahiro n'ubutware bibe ibye iteka ryose. Amena. Dore arazana n'ibicu, kandi amaso yose azamureba, ndetse n'abamucubise nabo bazamureba, kandi amoko yose yo mu isi azamuborogera nanone. Amena. Ndi Alufa na Omega, itangiriro n'iherezo, niko Umwami Imana ivuga, iriho kandi yahozeho kandi izahoraho, ariyo ishobora byose. Njyewe Yohana mwene so, musangiye amakuba n'ubwami no kwihangana biri muri Yesu. Nari ku kirwa cy'i Patimo, bampora ijambo ry'Imana no guhamya kwa Yesu. Ku munsi w'Umwami wacu nari ndi mu mwuka, inyuma yanjye numva ijwi rirenga nk'iry'impanda rivuga riti, icyo ubonye ucyandike mu gitabo, ucyoherereze amatorero 7 ari muri Efeso, n'i Sumaruna, n'i Perugamo, n'i Tuwatira, n'i Sarudi, n'i Fidelafiya, n'i Lowodikiya. Nuko mpindukizwa no kureba ijwi ryavuganaga nanjye. Mpindukiye mbona ibitereko by'amatabaza 7 by'izahabu, kandi hagati y'ibyo bitereko by'amatabaza mbona usa n'umwana w'umuntu, yambaye igishura kandi yambaye umushumi w'izahabu mu gituza. Umutwe we n'umusatsi we byeraga nk'ubwoya bw'intama bwera cyangwa nka shelegi, n'amaso ye yasaga n'ibirimi by'umuriro. Ibirenge bye bisa n'umuringa w'umuteke utunganijwe n'umuriro wo mu ruganda, n'ijwi rye ryari rimeze nk'iry'amazi menshi asuma. Mu kuboko kwe kw'iburyo yari afite inyenyeri 7, mu kanwa ke havamo inkota ityaye ifite ubugi impande zombi. Mu maso he hari hameze nk'izuba iyo rityaye. Mubonye ntyo mwikubita imbere nk'upfuye. Anshyiraho ukuboko kw'iburyo arambwira ati, witinya, ndi uwa mbere kandi ndi uw'imperuka, kandi ndi uhoraho. Icyakora nari narapfuye, ariko none dore mporaho iteka ryose, kandi mfite imfunguzo z'urupfu n'iz'ikuzimu. Nuko wandike ibyo ubonye n'ibiri bukurikireho hanyuma. N'ubwiru bw'inyenyeri 7 izo umbonanye mu kuboko kwanjye kw'iburyo, n'iby'ibitereko by'amatabaza 7 by'izahabu. Dore izo nyenyeri 7 nizo bamarayika bayo matorero 7, naho ibitereko by'amatabaza 7 nibyo matorero 7. Ibyahishuwe ibice 2, dusome duhere ku murongo wa mbere. Umutwe w'amagambo uravuga ngo, urwandiko rwandikiwe Abefeso. Wandikire marayika w'itorero ryo muri Efeso uti, ufashe inyenyeri 7 mu kuboko kw'iburyo, akagendera hagati y'ibitereko by'amatabaza 7 by'izahabu, aravuga aya magambo ati, nzi imirimo yawe n'umuhati wawe no kwihangana kwawe, kandi nzi yuko utabasha kwihanganira abanyangeso mbi, nuko wagenzuye abiyita intumwa kandi atarizo, ukabona ko ari abanyabinyoma. Uzi kwihangana kandi warenganirijwe izina ryanjye ntiwacogora. Ariko rero mfite icyo nkugaya, nuko waretse urukundo rwawe rwa mbere. Nuko ibuka aho wavuye ukagwa, wihane, ukora imirimo nk'iya mbere, kuko nutabikora nzaza aho uri, nkure igitereko cy'itabaza cyawe aho nutihana. Ariko rero ufite icyo ngushimira,
nuko wanga imirimo y'Abanikorayiti iyo nanjye nanga. Ufite ugutwi niyumve iby'Umwuka abwira amatorero. Unesha nzamuha kurya ku mbuto y'igiti cy'ubugingo kiri muri paradizo y'Imana. Umurongo wa 8, umutwe w'amagambo uravuga ngo urwandiko rwandikiwe ab'i Simaruna. Wandikiye marayika w'itorero ry'i Simaruna uti: uwa mbere ari nawe w'imperuka, uwari warapfuye none akaba ari muzima, aravuga aya magambo ati: nzi amakuba yawe n'ubukene bwawe, ariko rero uri umutunzi. Nuko utukwa n'abiyita Abayuda nyamara atari bo, ahubwo ari ab'isinagogi ya Satani. Ntutinye ibyo ugiye kuzababazwa, dore Satani agiye gushyirisha bamwe muri mwe mu nzu y'imbohe kugira ngo mugeragezwe, kandi muzamara iminsi 10 mubabazwa, ariko ujye ukiranuka uzageze ku gupfa. Nanjye nzaguha ikamba ry'ubugingo. Ufite ugutwi niyumve iby'Umwuka abwira amatorero. Unesha ntacyo azatwarwa n'urupfu rwa kabiri. Umurongo wa 12, umutwe w'amagambo uravuga ngo urwandiko rwandikiye ab'i Perugamo. Wandikire marayika w'itorero rya Perugamo uti: ufite inkota ityaye ifite ubugi impande zombi aravuga aya magambo ati: nzi aho uba ko ariho intebe y'ubwami bwa Satani iri, nyamara ugakomeza izina ryanjye ntiwihakane kunyizera, ndetse no mu minsi ya Antipa umugabo wakiranukiraga kumpamya wiciwe iwanyu aho Satani aba. Ariko rero mfite bike nkugaya, kuko iwanyu ufite abakomeza inyigisho za Balamu wigishije Baraki gushyira igisitaza imbere y'Abisirayeli kugira ngo barye intonorano kandi basambane. Nawe niko umeze, ufite abakomeza inyigisho z'Abanikorayiti nkabo. Nuko wihane, kuko nutihana nzaza aho uri vuba ndwanye abo mbatikure inkota yo mu kanwa kanjye. Ufite ugutwi niyumve iby'Umwuka abwira amatorero. Unesha nzamuha kuri manu yahishwe, muhe n'ibuye ryera ryanditsweho izina rishya ritazwi n'umuntu wese keretse urihabwa. Umurongo wa 18, umutwe w'amagambo uravuga ngo urwandiko rwandikiwe ab'i Tuwatira. Wandikire marayika w'itorero ry'i Tuwatira uti: umwana w'Imana ufite amaso asa n'ibirimi by'umuriro n'ibirenge bye bigasa n'umuringa w'umuteke aravuga aya magambo ati: nzi imirimo yawe n'urukundo rwawe no kwizera kwawe no kugabura kwawe no kwihangana kwawe, n'uburyo imirimo yawe ya nyuma iruta iya mbere kuba nyinshi. Nyamara mfite icyo nkugaya, kuko ukundira urya mugore Yezebeli wiyita umuhanuzikazi, akigisha imbata zanjye, akaziyobya kugira ngo zisambane kandi zirye intonorano. Icyakora namuhaye uburyo bwo kwihana, ariko ntiyashaka kwihana ubusambanyi bwe. Dore nzamugusha ku buriri mutezane amakuba menshi n'abasambane be nibatihana imirimo yabo mibi, kandi n'abana be nzabicisha urupfu. Amatorero yose amenye yuko ari njye urondora ubwenge n'imitima, kandi ko nzitura umuntu wese wo muri mwe ibikwiye ibyo yakoze. Ariko mwebwe mwese abasigaye b'i Tuwatira badakurikiza izo nyigisho kandi batazi ibyo bandi bita ubwiru, ari bwo bwiru bwa Satani, ndabandikiye nti: nta wundi mutwaro mbikoreza keretse uyu, ko mukomeza ibyo mufite mukagezaho nzazira. Unesha akitondera imirimo yanjye akageza ku mperuka, nzamuha ubutware bwo gutwara amahanga yose. Azayaragiza inkoni y'icyuma nk'aho ari inzabya z'ibyuma, ayiyemenagurize rimwe nk'uko nanjye nabihawe na Data. Kandi nzamuha inyenyeri yo mu ruturuturu. Ufite ugutwi niyumve icyo Umwuka abwira amatorero. Ibyahishuwe ibice 3, dusome duhere ku murongo wa mbere.
umutwe w'amagambo aravuga ngo urwandiko rwandikiwe ab'i Sarudi. Wandikire marayika w'itorero ry'i Sarudi uti: ufite imyuka 7 y'Imana n'inyenyeri 7 aravuga aya magambo ati: nzi imirimo yawe nuko ufite izina ry'uko uriho, nyamara ukaba uri intumbi. Jya uba maso ukomeze ibisigaye bigiye gupfa, kuko nabonye ko ari nta mirimo mwakoze itunganye rwose imbere y'Imana yanjye. Nuko ibuka ibyo wakiriye n'ibyo wumvise, ubyitondere kandi wihane. Ariko rero nutaba maso, nzaza nk'umujura, nawe ntuzamenya igihe nzagutungurira. Icyakora ufite amazina make y'ab'i Sarudi batanduje imyenda yabo, nibo bazagendana nanjye bambaye imyenda yera, kuko babikwiriye. Unesha niwe uzambikwa imyenda yera, kandi sinzahanagura izina rye na hato mu gitabo cy'ubugingo, ahubwo nzaturira izina rye imbere ya Data n'imbere y'abamarayika be. Ufite ugutwi niyumve iby'Umwuka abwira amatorero. Umurongo wa 7 umutwe w'amagambo uravuga ngo urwandiko rwandikiwe ab'i Filadelifiya. Wandikire marayika w'itorero rya Filadelifiya uti: uwera kandi w'ukuri, ufite urufunguzo rwa Dawidi, ukingura ntihagire ukinga, kandi ukinga ntihagire ukingura, aravuga aya magambo ati: nzi imirimo yawe, dore nshyize imbere yawe urugi rukinguye, kandi ntawe ubasha kurukinga. Kuko ufite imbaraga nke, nyamara ukitondera ijambo ryanjye, ntiwihakane izina ryanjye. Dore nguhaye bamwe bo mu musinagogi ya Satani biyita Abayuda, nyamara atari bo, ahubwo ari abanyabinyoma. Dore nzabahata kuza bikubita imbere y'ibirenge byawe, bamenye yuko nagukunze, kuko witondeye ijambo ryo kwihangana kwanjye. Nanjye nzakurinda igihe cyo kugerageza kigiye kuza mu bihugu byose, kugerageza abari mu isi. Ndaza vuba, komeza ibyo ufite hatagira ugutwara ikamba ryawe. Unesha nzamugira inkingi yo mu rusengero rw'Imana yanjye, kandi ntazasohoka ukundi. Nanjye nzamwandikaho izina ry'Imana yanjye n'iry'ururembo rw'Imana yanjye, ari rwo Yerusalemu nshya izamanuka iva mu ijuru iturutse ku Mana yanjye, kandi nzamwandikaho izina ryanjye rishya. Ufite ugutwi niyumve iby'Umwuka abwira amatorero. Umurongo wa 14 umutwe w'amagambo uravuga ngo urwandiko rwandikiwe ab'i Lawodikiya. Wandikire marayika w'itorero ry'i Lawodikiya uti: uwiyita Amena, umugabo wo guhamya kandi ukiranuka w'ukuri, inkomoko y'ibyo Imana yaremye, aravuga aya magambo ati: nzi imirimo yawe yuko udakonje kandi ntubire, iyaba wari ukonje cyangwa wari ubizi. Nuko rero kuko uri akazuyaze, udakonje ntubire, ngiye kukuruka. Kuko uvuga uti: ndi umukire, ndatunze kandi ndatunganiwe, ntacyo nkennye, utazi yuko uri umutindi wo kubabarirwa, kandi uri umukene n'impumyi, ndetse wambaye ubusa. Dore ndakugira inama, ungureho izahabu yatunganirijwe mu ruganda, ubone uko uba umutunzi, kandi ungureho n'imyenda yera, kugira ngo wambare isoni z'ubwambure bwawe zitaragaragara, kandi ungureho umuti wo gusiga ku maso yawe, kugira ngo uhumuke. Abo nkunda bose ndabacyaha, nkabahana ibihano. Nuko rero gira umwete wihane. Dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi, nzinjira iwe dusangire. Unesha nzamuha kwicarana nanjye ku ntebe yanjye y'ubwami, nk'uko nanjye nanesheje nkicarana na Data ku ntebe ye. Ufite ugutwi niyumve iby'Umwuka abwira amatorero. Ibyahishuwe ibice 4 dusome dore ku murongo wa 1. Umutwe w'amagambo aravuga ngo Yohana yerekwa intebe y'ubwami. Hanyuma y'ibyo ngiye kubona, mbona mu ijuru urugi rukingutse, kandi numva rya jwi nabanje kumva rivugana nanjye rimeze nk'iry'impanda, rimbwira riti: zamuka uze hano nkwereke ibikwiriye kuzabaho hanyuma y'ibyo. Muri ako kanya mba mu mwuka, nuko mbona intebe y'ubwami iteretswe mu ijuru, mbona n'uyicayeho. Uwari uyicayeho yasaga n'ibuye ryitwa yasipi n'iryitwa sarudiyo, kandi umukororombya wari ugose iyo ntebe usa na simagaradiyo. Iyo ntebe yari igoswe n'izindi ntebe 24,
Kuri izo ntebe mbona abakuru 24 bicayeho bambaye imyenda yera, no ku mitwe yabo bari bambaye amakamba y'izahabu. Kuri ya ntebe y'ubwami haturukaga imirabyo n'amajwi yo guhinda kw'inkuba, kandi amatabaza 7 yaka umuriro yamurikiraga imbere y'iyo ntebe. Ayo matabaza ariyo myuka 7 y'Imana. Imbere y'iyo ntebe hariho igisa n'inyanja y'ibirahure isa n'isarabwayi, kandi hagati y'iyo ntebe no kuyizenguruka hari ibizima 4 byuzuye amaso imbere n'inyuma. Ikizima cya mbere cyasaga n'intare, icya kabiri gisa n'ikimasa, icya gatatu cyari gifite mu maso hasa n'ah'umuntu, naho icya kane cyasaga n'ikizu kiguruka. Ibyo bizima uko ari 4 byari bifite amababa 6 byuzuye amaso impande zose no mu nda. Ntibiruhuka ku manywa na nijoro, ahubwo bihora bivuga biti, Uwera, 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 niwe Mwami Imana ishobora byose, niyo yahozeho kandi iriho kandi izahoraho. Iyo ibyo bizima bihaye iyicara kuri ya ntebe ihoraho iteka ryose icyubahiro no guhimbazwa n'ishimwe, ba bakuru 24 bikubita imbere yicaye kuri iyo ntebe, bakaramya ihoraho iteka ryose, bakajugunya amakamba yabo imbere y'iyo ntebe bavuga bati, Mwami wacu, Mana yacu, ukwiriye guhabwa icyubahiro no guhimbazwa n'ubutware koko, kuko ari wowe waremye byose, igituma biriho kandi icyatumye biremwa nuko wabishatse. Ibyahishuwe ibice 5, dusome duhereye ku murongo wa mbere. Umutwe w'amagambo uravuga ngo umwana w'intama n'igitabo cyafatanishijwe ibimenyetso 7. Mbonana iyicaye kuri ya ntebe igitabo mu kuboko kw'iburyo cyanditswe imbere n'inyuma, kandi igifatanishijwe ibimenyetso 7 by'ubushishi. Mbona marayika ukomeye abaririza n'ijwi rirenga ati, ninde ukwiriye kubumbura kiriya gitabo no kumena ibimenyetso bigifatanije? Ntihagira uwo mu ijuru cyangwa uwo mu isi cyangwa uw'ikuzimu ubasha kubumbura icyo gitabo cyangwa kukireba. Nuko ndizwa cyane nuko hatabonetse ukwiriye kubumbura icyo gitabo, habe no kukireba. Umwe muri ba bakuru arambwira ati, wirira, dore intare yo mu muryango wa Yuda n'igishyitsi cya Dawidi aranesheje ngo abumbure igitabo, amene ibimenyetso 7 bigifatanishije. Nuko mbona hagati ya ntebe na bya bizima 4 no hagati ya ba bakuru umwana w'intama uhagaze usa n'uwatambwe, afite amahembe 7 n'amaso 7, ariyo myuka 7 y'Imana itumwa kujya mu isi yose. Araza akura cya gitabo mu kuboko kw'iburyo kw'iyicaye kuri ya ntebe. Amaze kwenda icyo gitabo, bya bizima 4 na ba bakuru 24 bikubita imbere y'umwana w'intama, bafite inanga n'inzabya z'izahabu zuzuye imibavu, ariyo mashengesho y'abera. Nuko baririmba indirimbo nshya bati, ni wowe ukwiriye kwenda igitabo no kumena ibimenyetso bigifatanishije. Nuko watambwe ugacungurira Imana abo mu miryango yose no mu ndimi zose no mu moko yose no mu mahanga yose, ubacunguje amaraso yawe, ukabahindurira Imana yacu kuba abami n'abatambyi kandi bazima mu isi. Ndareba numva ijwi ry'abamarayika benshi bagose ya ntebe na bya bizima na ba bakuru. Umubare wabo wari inzovu inshuro inzovu n'uduhumbi n'agahumbagiza. Bavuga ijwi rirenga bati, umwana w'intama watambwe niwe ukwiriye guhabwa ubutware n'ubutunzi n'ubwenge n'imbaraga no guhimbazwa n'icyubahiro n'ishimwe. Nuko numva ibyaremwe byose byo mu ijuru no mu isi n'ikuzimu no mu nyanja n'ibirimo byose bivuga biti,
ishimwe no guhimbazwa n'icyubahiro n'ubutware bibe iby'iyicaye kuri ya ntebe n'iby'umwana w'intama iteka ryose. Nuko bya bizima bine birikiriza biti amen. Ba bakuru bikubita hasi baramya ihoraho iteka ryose. Amen. Ibyahishuwe ibice 6, dusome duhere ku murongo wa mbere. Umutwe w'amagambo uravuga ngo ibimenyetso bya mbere 6 bimenwa. Nuko mbona umwana w'intama amena kimwe muri ibyo bimenyetso 7 bifatanije cya gitabo. Numva kimwe muri bya bizima bine kivuga ijwi nk'iry'inkuba kiti ngwino. Ngiye kubona mbona ifarashi y'umweru, kandi uyicayeho yari afite umuheto, ahabwa ikamba. Nuko agenda anesha kandi ngo ahore anesha. Umwana w'intama amennye ikimenyetso cya kabiri. Numva ikizima cya kabiri kivuga kiti ngwino. Nuko haza indi farashi itukura cyane. Uyicayeho ahabwa gukura amahoro mu isi ngo bicane, kandi ahabwa inkota ndende. Umwana w'intama amennye ikimenyetso cya gatatu. Numva ikizima cya gatatu kivuga kiti ngwino. Nuko ngiye kubona mbona ifarashi y'umukara, kandi uyicayeho yari afite urugero rw'indatira mu ntoki ze. Numva hagati y'ibyo bizima bine igisa n'ijwi rivuga riti urugero rumwe rw'ingano rugurwe idenariyo imwe, n'ingero 3 za sayiri zigurwe idenariyo imwe, naho amavuta na vino ntugire icyo ubitwara. Umwana w'intama amennye ikimenyetso cya 4. Numva ijwi ry'ikizima cya 4 kivuga kiti ngwino. Nuko ngiye kubona mbona ifarashi y'igitare igajutse, kandi uyicayeho yitwa Rupfu, kandi kuzimu aramukurikira. Nuko bahabwa ubutware bwa 1/4 cy'isi, ngo babicishe inkota n'inzara n'urupfu n'ibikoko byo mu isi. Umwana w'intama amennye ikimenyetso cya 5. Mbona munsi y'igicaniro imyuka y'abishwe bahurwa ijambo ry'Imana n'ubuhamya bahamyaga, batakana ijwi rirenga bati ayi mwami wera w'ukuri, uzageza he kudacira amateka no kudahora abari mu isi, uhorere amaraso yacu. Umuntu wese muri bo ahabwa igishura cyera, babwirwa kumara n'ikindi gihe gito baruhuka, kugeza aho umubare w'imbata bagenzi babo na bene se bagiye kwicwa nk'abo uzuzurira. Nuko mbona amena ikimenyetso cya 6. Habaho igishyitsi cyinshi, izuba rirabura nk'ikigunira kiboheshejwe ubwoya, ukwezi kose guhinduka nk'amaraso. Inyenyeri zo mu ijuru zigwa hasi nk'uko umutini iyo unyeganyejwe n'umuyaga mwinshi uragarika imbuto zawo zidahishije. Ijuru rikurwaho nk'uko bazinga igitabo cy'umuzingo, imisozi yose n'ibirwa byose bikurwaho ahantu habyo. Abami bo mu isi n'abatware bakomeye n'abatware b'ingabo n'abatunzi n'ab'ububasha n'imbata zose n'ab'umudendezo bose bihisha mu mavumo no mu bitare byo ku misozi. Babwira imisozi n'ibitare bati nimutugweho muduhishe amaso yiyicaye kuri iriya ntebe n'umujinya w'umwana w'intama. Nuko umunsi ukomeye w'umujinya wabo usohoye, kandi ninde ubasha guhagarara udatsinzwe. Ibyahishuwe ibice 7, dusome duhere ku murongo wa mbere. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Abisirayeli bakiranutse bazarokoka. Umurongo wa mbere uravuga ngo hanyuma y'ibyo mbona abamarayika 4 bahagaze ku mfuruka 4 z'isi, bafashe imiyaga 4 yo mu isi, kugira ngo hatagira umuyaga uhuha mu isi cyangwa mu nyanja cyangwa ku giti cyose. Mbona na marayika wundi azamuka ava iburasirazuba, afite ikimenyetso cy'Imana ihoraho, arangurura ijwi rirenga, abwira ba bamarayika 4 bahawe kubabaza isi n'inyanja ati ntimubabaze isi cyangwa inyanja cyangwa ibiti, tutaramara gushyira ikimenyetso mu ruhanga rw'imbata z'Imana yacu. Numva umubare w'abashyizweho ikimenyetso ngo ni 1,000 n'inzovu 4 n'ibihumbi 4 nibo bashyizweho ikimenyetso bo mu miryango yose y'Abisirayeli.
abo mu muryango wa Yuda bashyizweho ikimenyetso ni inzovu n'ibihumbi 2,000, abo mu muryango wa Rubeni ni inzovu n'ibihumbi 2,000, abo mu muryango wa Gadi ni inzovu n'ibihumbi 2,000, abo mu muryango wa Asheri ni inzovu n'ibihumbi 2,000, abo mu muryango wa Nafutali ni inzovu n'ibihumbi 2,000, abo mu muryango wa Manase ni inzovu n'ibihumbi 2,000, abo mu muryango wa Simiyoni ni inzovu n'ibihumbi 2,000, abo mu muryango wa Lewi ni inzovu n'ibihumbi 2,000, abo mu muryango wa Isaka ni inzovu n'ibihumbi 2,000, abo mu muryango wa Zebuluni ni inzovu n'ibihumbi 2,000, abo mu muryango wa Yozefu ni inzovu n'ibihumbi 2,000, abo mu muryango wa Benyamini ni inzovu n'ibihumbi 2,000. Murongo wa 9 umutwe w'amagambo aravuga ngo Yohana yerekwa abahowe Yesu bageze mu ijuru. Hanyuma y'ibyo mbona abantu benshi umuntu atabasha kubara, bo mu mahanga yose n'imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose, bahagaze imbere ya ntebe n'imbere y'umwana w'intama, bambaye ibishura byera kandi bafite amashami y'imikindo mu ntoki zabo, bavuga ijwi rirenga bati agakiza n'ak'Imana yacu yicaye ku ntebe n'ak'umwana w'intama. Nuko abamarayika bose bari bahagaze bagose ya ntebe na ba bakuru na bya bizima 4, bikubita hasi bubamye imbere y'intebe baramya Imana bati Amena, amahirwe n'icyubahiro n'ubwenge n'ishimwe no guhimbazwa n'ubutware n'imbaraga bibe iby'Imana yacu iteka ryose. Amen. Umwe muri ba bakuru arambaza ati aba bambaye ibishura byera ni bande kandi bavuye he? Ndamusubiza nti mwami wanjye ni wowe ubizi. Arambwira ati aba ni abavuye nk'urya mubabaro mwinshi, kandi bameshe ibishura byabo babyeshesha amaraso y'umwana w'intama. Nicyo gituma baba imbere y'intebe y'Imana bakayikorera mu rusengero rwayo ku manywa na nijoro, kandi iyicaye ku ntebe izababambaho ihema ryayo. Ntibazicwa n'inzara ukundi, kandi ntibazicwa n'inyota ukundi, kandi izuba ntirizabica cyangwa icyokere cyose. Nuko umwana w'intama uri hagati y'intebe y'ubwami azabaragira akabuhira amasoko y'amazi y'ubugingo, kandi Imana izahanagura amarira yose ku maso yabo. Ibyahishuwe ibice 8 dusome dore ku murongo wa 1. Umutwe w'amagambo uravuga ngo ikimenyetso cya 7 kimenwa. Umwana w'intama amennye ikimenyetso cya 7, mu ijuru habaho ituze nk'igice cy'isaha. Murongo wa 2 umutwe w'amagambo uravuga ngo abamarayika 7 bavuza impanda ndwi. Mbona abamarayika 7 bahora bahagarara imbere y'Imana bahabwa impanda ndwi. Haza marayika wundi ahagarara ku gicaniro afite icyotero cyacuzwe mu izahabu, ahabwa imibavu myinshi ngo ayongere ku mashengesho y'abera bose, ayishyire ku gicaniro cy'izahabu kiri imbere ya ntebe. Umwotsi w'umubavu uva mu kuboko kwa marayika azamukana imbere y'Imana n'amasengesho y'abera. Nuko marayika ajyana icyo cyotero acyuzuza umuriro wo ku gicaniro akijugunya mu isi. Hakurikiraho amajwi avuga n'inkuba zihinda n'imirabyo n'igishyitsi. Nuko baba marayika 7 bari bafite impanda ndwi bitegura kuzivuza. Uwa mbere avuza impanda, hakurikiraho urubura n'umuriro bivanze n'amaraso bijugunywa mu isi. Nuko 1/3 cy'isi kirashya, 1/3 cy'ibiti nabyo kirashya, kandi ibyatsi bibisi byose birashya. Nuko marayika wa 2 avuza impanda, ikimeze nk'umusozi munini waka umuriro kijugunywa mu nyanja. 1/3 cy'inyanja gihinduka amaraso, 1/3 cy'ibyaremwe byo mu nyanja bifite ubugingo birapfa, kandi 1/3 cy'inkuge kirarimbuka. Marayika wa 3 avuza impanda, inyenyeri nini iva mu ijuru iragwa yaka nk'umuriri, igwa kuri 1/3 cy'inzuzi n'imigezi no ku masoko. Iyo nyenyeri yitwa muravumba. 1/3 cy'amazi gihinduka apusinto, abantu benshi bicwa n'ayo mazi kuko yasharirijwe.
Marayika wa kane avuza impanda, 1/3 cy'izuba na 1/3 cy'ukwezi na 1/3 cy'inyenyeri bikorwaho kugira ngo 1/3 cyabyo kijime, amanywa atavira kuri 1/3 cyayo nijoro. Nuko ndareba numva ikizu kiguruka kiringanije ijuru kivuga ijwi rirenga kiti, ni ishyano, ni ishyano, ni ishyano rizabonwa n'abari mu isi kubw'ayandi majwi y'impanda z'abamarayika batatu zigiye kuvuzwa. Ibyahishuwe ibice 9, dusome dore ku murongo wa mbere. Umutwe w'amagambo uravuga ngo impanda ya 5 ariyo shyano rya mbere. Marayika wa 5 avuza impanda, mbona inyenyeri iguye mu isi ivuye mu ijuru, ihabwa urufunguzo rwo gufungura urwobo rw'ikuzimu. Ifungura urwobo rw'ikuzimu ruvamo umwotsi ucumba nk'uw'itanura rinini. Izuba n'ikirere byijimishwa n'umwotsi wo muri urwo rwobo. Mu mwotsi havamo inzige zijya mu isi, zihabwa ubushobozi bwo gukora ibyo sikoropiyo zo mu isi zibasha gukora, ariko zitegekwa kutagira icyo zitwara ibyatsi byo mu isi cyangwa ikintu cyose kibisi cyangwa igiti cyose, keretse abantu badafite ikimenyetso cy'Imana mu ruhanga rwabo. Zihabwa kutabica keretse kubababaza amezi 5, kandi kubabaza kwazo gusa no kubabaza kwa sikoropiyo iyo iriye umuntu. Muri iyo minsi abantu bazashaka urupfu, ariko ntibazarubona na hato. Bazifuza gupfa, ariko urupfu ruzabahunga. Ishusho y'izo nzige yasaga n'iy'amafarashi yiteguriwe intambara. Ku mitwe yazo zari zifite ibisa n'amakamba asa n'izahabu, mu maso hazo hasa n'ah'abantu, kandi zari zifite ubwoya busa n'umusatsi w'abagore. Amenyo yazo yasaga n'ay'intare. Zari zifite n'ibikingira ibituza bisa n'ibyuma. Guhinda kw'amababa yazo kwari kumeze nko guhinda kw'amagare akururwa n'amafarashi menshi yirukanka ajya mu ntambara. Kandi zari zifite imirizo nk'iya sikoropiyo, zifite n'imbori mu mirizo yazo. Zihabwa kubabaza abantu amezi 5. Zari zifite n'umwami wazo, ari we marayika w'ikuzimu. Mu ruheburayo yitwa Abadoni, naho mu rugiriki yitwa Apoloni. Ishyano rya mbere rirashize, dore ayandi mahano 2 ari bukurikireho. Murongo wa 13 umutwe w'amagambo uravuga ngo impanda ya 6 cyangwa ishyano rya 2. Marayika wa 6 avuza impanda, numva ijwi riva mu mahembe 4 y'igicaniro cy'izahabu kiri imbere y'Imana, ribwira marayika wa 6 ufite impanda riti, bohora abamarayika 4 baboheye ku ruzi runini Ufurate. Nuko abona abamarayika 4 bari biteguriwe iyo saha n'uwo munsi n'uko kwezi n'uwo mwaka, babohorerwa kugira ngo bice 1/3 cy'abantu. Umubare w'ingabo z'abarwanira ku mafarashi wari uduhumbagiza 200. Umubare wabo narawumvise, kandi nerekwa amafarashi n'abari bayicayeho. Bari bambaye ibyuma bikingira ibituza bisa n'umuriro na huwakinto n'amazahabu. Imitwe yayo mafarashi yasaga n'ay'intebe. Mu kanwa kayo havagamwo umuriro n'umwotsi n'amazuku. 1/3 cy'abantu cyicwa n'ibyo byago uko ari 3, ari byo umuriro w'umwotsi n'amazuku bivuye mu kanwa kayo mafarashi, kuko akanwa kayo n'imirizo yayo ari byo byayabashishaga kurwana, kuko imirizo yayo isa n'inshira ifite imitwe, kandi niyo aryanisha. Nyamara abantu basigaye batishwe n'ibyo byago ntibarakihana imirimo y'intoki zabo ngo bareke gusenga abadayimoni n'ibishushanyo byacuzwe mu izahabu no mu ifeza no mu miringa n'ibyaremwe mu mabuye no mu biti bitabasha kureka cyangwa kumva cyangwa kugenda, habe
ngo bihane ubwicanyi bwabo cyangwa uburozi cyangwa ubusambanyi cyangwa ubujura. Ibyahishuwe ibice 10 dusome duhere ku murongo wa mbere. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Yohana aconshomera agatabo yavanye mu ntoki za marayika. Mbona marayika wundi ukomeye amanuka ava mu ijuru yambaye igicu, umukororombya uri ku mutwe we, mu maso he hasa n'izuba, ibirenge bye bisa n'inkingi z'umuriro. Mu ntoki ze yari afite agatabo kabumbutse, nuko ashyira ikirenge cye cy'iburyo ku nyanja n'icy'ibumoso agishyira ku butaka. Arangurura ijwi rirenga nk'uko intare yivuga. Avuze iryo jwi rirenga, guhinda 7 kw'inkuba kuvuga amajwi yako. Kandi guhinda 7 kw'inkuba kumaze kuvuga, nari ngiye kwandika, nuko numva ijwi rivugira mu ijuru rimbwira riti, iby'uko guhinda 7 kw'inkuba kuvuze ubizigame, bibe ubwiru ntubyandike. Marayika nabonye ahagaze ku nyanja no ku butaka, amanika ukuboko kwe kw'iburyo agutunga mu ijuru. Arahira ihoraho iteka ryose yaremye ijuru n'ibirimo, n'isi n'ibirimo, n'inyanja n'ibirimo, ati ntihazabaho igihe ukundi, ahubwo mu minsi y'ijwi rya marayika wa 7 ubwo azatangira kuvuza impanda, niho ubwiru bw'Imana buzaba busohoye nk'uko yabwiye imbata zayo arizo bahanuzi. Nuko rya jwi numvishe rivuga mu ijuru, nongera kuryumva rimbwira riti, genda wende ka gatabo kabumbutse kari mu ntoki za marayika uhagaze ku nyanja no ku butaka. Nuko nsanga marayika uwo ndamubwira nti, mpa aka gatabo. Aransubiza ati, enda ugaconshomere, karagusharirira mu nda, ariko mu kanwa kawe karakuryohera nk'ubuki. Nenda ako gatabo ngakura mu ntoki za marayika, ndagaconshomera ku manwa kajye kandyohera nk'ubuki, ariko maze kukarya mu nda yanjye harasharirirwa. Arambwira ati, ukwiriye kongera guhanura iby'amoko menshi n'amahanga menshi, indimi nyinshi n'abami benshi. Ibyahishuwe ibice 11 dusome dore ku murongo wa mbere. Umutwe w'amagambo uravuga ngo iby'abahamya 2. Bampa urubingo rusa n'inkoni bati, haguruka ugere urusengero rw'Imana n'igicaniro n'abasengeramo, ariko urugo rw'urusengero urureke nturugere, kuko rwahawe abanyamahanga, kandi umudugudu wera bazamara amezi 42 bawukandagira. Abahamya banjye 2 nzabaha guhanura, bahanure iminsi 1260 bambaye ibigunira. Abo bahamya nibo bita bya Elayo 2 n'ibitereko by'amatabaza 2 bihagarara imbere y'umwami w'isi. Kandi iyo umuntu ashatse kubagirira nabi, umuriro bava mu kanwa ukotsa abanzi babo. Kandi nihagira umuntu ubasha kubagirira nabi, uko niko akwiriye kwicwa. Bafite ubushobozi bwo gukinga ijuru ngo imvura itagwa mu minsi yo guhanura kwabo, kandi bafite ubushobozi bwo guhindura amazi amaraso no guteza isi ibyago byose uko bashatse. Kandi nibarangiza guhamya kwabo, inyamaswa izazamuka ivuye ikuzimu irwane nabo ibanesha ibice. Intumbi zabo zizarambarara mu nzira nyabagendwa yo mu mudugudu munini, ari wo witwa Isodomu, no muri Egiputa mu mvugo y'umwuka, ari naho umwami wabo yabambwe. Nuko abo mu moko y'imiryango n'indimi n'amahanga bazamara iminsi 3 n'igice bareba intumbi zabo, ntibazazikundira guhambwa mu mva. Abari mu isi bazazishima hejuru, bazikina ku mubyimba, banezerwe bohererezanye impano, kuko abo bahanuzi bombi bababazaga abari mu isi. Iyo iminsi 3 n'igice ishize, umwuka w'ubugingo uva ku Mana winjira muri bo, baherako barahaguruka. Ubwoba bwinshi butera ababibonye. Bumva ijwi rirenga rivugira mu ijuru rirababwira riti, nimuzamuke muze hano. Nuko bazamukira mu gicu bajya mu ijuru, abanzi babo babireba.
Uwo mwanya habaho igishyitsi cyinshi, 1/10 cya wa mudugudu kiragwa. Icyo gishyitsi cyica abantu 7,000. Abasigaye baterwa n'ubwoba bahimbaza Imana nyir'ijuru. Ishyano rya kabiri rirashize, dore irya gatatu riraza vuba. Umurongo wa 15 umutwe w'amagambo uravuga ngo impanda ya karindwi. Marayika wa karindwi avuza impanda mu ijuru, havuga amajwi arenga ngo ubwami bw'isi bubaye ubwami bwacu n'ubwa Kristo we, kandi azahora ku ngoma iteka ryose. Ba bakuru 24 bicara ku ntebe zabo imbere y'Imana, bikubita hasi bubamye baramya Imana bati, turagushimye Mwami Imana ishobora byose, iriho kandi yahozeho kandi izahoraho, kuko wenze ubushobozi bwawe bukomeye ukima. Amahanga yararakaye, nuko umujinya wawe uraza. Igihe cyo guciriramo abapfuye iteka kirasohora, nicyo kugororeramo abagaragu b'imbata bawe ari bo n'abahanuzi, no kugororera abera n'abubaha izina ryawe, aboroheje n'abakomeye, kandi igihe cyo kurimburiramo abarimbura isi. Urusengero rw'Imana rwo mu ijuru rurakingurwa, mu rusengero rwayo habonekamo isanduku y'isezerano ryayo, habaho n'imirabyo n'amajwi no guhinda kw'inkuba n'ibishyitsi n'urubura rwinshi. Ishuwe ibice 12, dusome dore ku murongo wa mbere. Umutwe w'amagambo uravuga ngo iby'umugore n'ikiyoka. Ikimenyetso gikomeye kiboneka mu ijuru, mbona umugore wambaye izuba, ukwezi kwari munsi y'ibirenge bye, ku mutwe yambaye ikamba ry'inyenyeri 12, kandi yari atwite, nuko atakishwa no kuramukwa, ababazwa n'ibise. Mu ijuru haboneka ikindi kimenyetso, mbona ikiyoka kinini gitukura gifite imitwe 7 n'amahembe 10, no ku mitwe yacyo gifite ibizingo 7. Umurizo wacyo ukururuka 1/3 cy'inyenyeri zo mu ijuru, uzijugunya mu isi. Icyo kiyoka gihagarara imbere y'uwo mugore waramukwaga, kugira ngo namara kubyara gihere ko kirye umwana we kimutsotsobe. Abyara umwana w'umuhungu uzaragiza amahanga inkoni y'icyuma. Umwana we arasahurwa, ajyanwa ku Mana no ku ntebe yayo. Uwo mugore ahungira mu butayu, aho afite ahantu yiteguriwe n'Imana, kugira ngo bamugaburireyo kumara iminsi 1276. Mu ijuru habaho intambara, Mikayeli n'abamarayika be batababarira kurwana na cya kiyoka. Ikiyoka kirwanana n'abamarayika bacyo, ntibanesha, kandi mu ijuru abaho ntihaba hakiboneka. Cya kiyoka kinini kiracibwa, ari cyo ya nzoka ya kera yitwa umwanzi na Satani, ari cyo kiyobya abari mu isi bose, nuko kijugunywa mu isi, abamarayika bacyo bajugunyanwa nacyo. Numva ijwi rirenga rivugira mu ijuru riti, noneho agakiza karasohoye, gasohoranye n'ubushobozi n'ubwami bw'Imana yacu n'ubutware bwa Kristo wayo, kuko umurezi wa bene data ajugunywe hasi, wahoraga abarega ku manywa na nijoro imbere y'Imana yacu. Nabo bamuneshesheje amaraso y'umwana w'intama n'ijambo ryo guhamya kwabo, ntibakunda amagara yabo, ntibanga no gupfa. Nuko rero wajuruwe, nawe abarimwo nimwishime. Naho wowe wasiwe, nawe nyanja we, mugushije ishyano, kuko Satani yabamanukiye afite umujinya mwinshi, azi yuko afite igihe gito. Nuko cya kiyoka kibonye yuko kijugunywe mu isi, gihiga wa mugore wabyaye umuhungu. Umugore ahabwa amababa 2 y'ikizu kinini, kugira ngo aguruke ahungire mu butayu ahantu he, aho agaburirwa igihe n'ibihe n'igice cy'igihe arindwa icyo kiyoka. Icyo kiyoka gicira amazi ameze nk'uruzi inyuma y'uwo mugore, kugira ngo amutembane. Ariko isi iramutabara, yasamya akanwa kayo, imira uruzi cya kiyoka cyaciriye. Ikiyoka kirakarira wa mugore, kiragenda ngo kirwanye abo mu rubyaro rwe basigaye bitondera amategeko y'Imana, kandi bafite guhamya kwa Yesu. Ibyahishuwe ibice 13,
dusome duhereye ku murongo wa mbere. Umutwe w'amagambo uravuga ngo haduka inyamaswa ivuye mu nyanja. Ngihagarara ku musenyi wo ku nyanja, ngiye kubona mbona inyamaswa iva mu nyanja ifite amahembe 10 n'imitwe 7. Ku mahembe yayo hariho ibisingo 10 no ku mitwe yayo hariho amazina yo gutuka Imana. Iyo nyamaswa nabonye yasaga n'ingwe, amajanja yayo yasaga n'aya aruko, akanwa kayo kasaga n'ak'intare, cya kiyoka kiyiha imbaraga zacyo n'intebe yacyo y'ubwami n'ubutware bukomeye. Nuko mbona umwe mu mitwe yayo usa n'ukomeretse uruguma rwica, ariko urwo ruguma rwawishe rurakira. Abari mu isi yose bakurikira iyo nyamaswa bayitangarira, baramya icyo kiyoka kuko cyahaye iyo nyamaswa ubutware bwacyo. Baramya n'iyo nyamaswa bati, ninde uhwanye n'iyi nyamaswa, kandi ninde ubasha kuyirwanya? Ihabwa akanwa kavuga ibikomeye n'ibyo gutuka Imana, ihabwa no kurama ngo imare amezi 42. Ibumburira akanwa kayo gutuka Imana no gutuka izina ryayo n'ihema ryayo n'abantu n'ababa mu ijuru. Ihabwa kurwanya abera no kubanesha, ihabwa no gutwara imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose n'amahanga yose. Abari mu isi bose bazayiramya, umuntu wese izina rye ritanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama watambwe uhereye kuremwa kw'isi. Ufite ugutwi niyumve. Nihagira ujyana abandi ho iminyago, nawe ubwe azajyanwaho umunyago. Kandi uwicisha abandi inkota, nawe akwiriye kwicishwa inkota. Aho niho kwihangana kw'abera kuri no kwizera kwabo. Umurongo wa 11 uravuga ngo umutwe w'amagambo haduka indi nyamaswa ivuye mu gitaka. Nuko mbona indi nyamaswa izamuka iva mu butaka. Iyo yo yari ifite amahembe 2 nk'ay'umwana w'intama, ivuga nk'ikiyoka, itegekesha ububasha bwose bwa ya nyamaswa ya mbere mu maso yayo. Ihata isi n'abayirimo ngo baramye ya nyamaswa ya mbere yakize uruguma rwayishe. Kandi ikora ibimenyetso bikomeye, imanura umuriro uva mu ijuru ugwa mu isi mu maso y'abantu. Ikoresha abari mu isi ibyo bimenyetso yahawe gukorera imbere ya ya nyamaswa. Ibabwira kurema igishushanyo cya ya nyamaswa yari ikomerekejwe n'inkota ikabaho. Ihabwa guha icyo igishushanyo cy'inyamaswa guhumeka ngo kivuge kandi cyicishe abatakiramya bose. Itera bose, aboroheje n'abakomeye n'abatunzi n'abakene n'ab'umudendezo n'ab'imbata gushyirwaho ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyangwa mu ruhanga, kugira ngo hatagira umuntu wemererwa kugura cyangwa gutunga keretse afite icyo kimenyetso cyangwa izina rya ya nyamaswa cyangwa umubare w'izina ryayo. Aha niho ubwenge buri. Ufite ubwenge abare umubare w'iyo nyamaswa, kuko ari umubare w'umuntu, kandi umubare we ni 666. Amen. Ibyahishuwe ibice 14, dusome duhereye ku murongo wa mbere. Umutwe w'amagambo uravuga ngo umwana w'intama n'abo yacunguye bari ku musozi wa Siyoni. Nuko ngiye kubona mbona umwana w'intama ahagaze ku musozi wa Siyoni, ahagararanye n'abantu 1,000 n'inzovu 4 n'ibihumbi 4, bafite izina rye n'izina rya se yanditswe mu ruhanga rwabo. Numva ijwi rivugira mu ijuru rimeze nk'iry'amazi menshi asuma, kandi nk'iry'inkuba ihinda cyane. Kandi iryo jwi numvise ryari rimeze nk'iry'abacuranzi bacuranga inanga zabo,
baririmba indirimbo nshya imbere ya ya ntebe y'ubwami n'imbere ya bya bizima bine n'abakuru. Nta muntu wabashije kwiga iyo ndirimbo keretse ba bantu 1,000 n'inzovu 4 n'ibihumbi 4 bacunguwe ngo bakurwe mu isi. Abo nibo batandujwe n'abagore, kuko abo nibo bakurikira umwana w'intama aho ajya hose. Bacunguriwe mu bantu kugira ngo babe umuganura ku Mana no ku mwana w'intama. Mu kanwa kabo ntihabonetsemo ibinyoma, kuko ari abaziranenge. Umurongo wa 6, umutwe w'amagambo uravuga ngo ubutumwa bw'abamarayika 3. Nuko mbona marayika wundi agaruka aringanije ijuru, afite ubutumwa bwiza bw'iteka ryose ngo abwire abari mu isi bo mu mahanga yose n'imiryango yose n'indimi zose n'amoko yose. Avuga ijwi rirenga ati, nimwubahe Imana muyihimbaze, kuko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye. Muramye iyaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Marayika wundi wa 2 akurikiraho ati, iraguye, iraguye Babuloni, wa mudugudu ukomeye wateretswe amahanga yose inzovu, ari zo rubayu ubusambanyi bwawo. Marayika wundi wa 3 akurikiraho avuga ijwi rirenga ati, umuntu naramya ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo, agashyirwaho ikimenyetso cyayo mu ruhanga rwe cyangwa ku kiganza, uwo niwe uzanywa ku nzoga ariyo umujinya w'Imana, yiteguwe idafunguwemo amazi mu gacuma k'umujinya wayo, kandi azababazwa n'umuriro n'amazuku imbere y'abamarayika bera n'imbere y'umwana w'intama. Umwotsi wo kubabazwa kwabo ucumba iteka ryose, ntibaruhuka ku manywa na nijoro. Abaramya ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo, umuntu wese ushyirwaho ikimenyetso cy'izina ryayo. Aho niho kwihangana kw'abera kuri, bitondera amategeko y'Imana bakagira kwizera nk'ukwa Yesu. Numva ijwi rivugira mu ijuru rimbwira riti, andika uti, uhereye none hahirwa abapfa bapfira mu mwami wacu. Umwuka wera aravuga ati, ye ngo baruhuke imihati yabo, kuko imirimo yabo ijyanye nabo ibakurikiye. Umurongo wa 14, umutwe w'amagambo uravuga ngo imisaruro 2. Mbona igicu cyera, no ku gicu mbona uwicayeho usa n'umwana w'umuntu, wambaye ikamba ry'izahabu ku mutwe, kandi afite umuhoro utyaye mu ntoki ze. Marayika wundi ava mu rusengero arangurura ijwi rirenga, abwira abicaye kuri icyo gicu ati, ahuramo umuhoro wawe usarure, kuko isarura risohoye kandi ibisarurwa byo mu isi byeze cyane. Nuko uwicaye ku gicu yahura umuhoro we mu isi, isi irasarurwa. Marayika wundi ava muri rwa rusengero rwo mu ijuru, nawe afite umuhoro utyaye. Hakurikiraho undi uvuye mu gicaniro, ari we mutware w'umuriro, arangurura ijwi abwira wa marayika wundi ufite umuhoro utyaye ati, ahura umuhoro wawe utyaye, uce amaseri yo ku muzabibu w'isi, kuko inzabibu zawo zinetse. Nuko marayika yahura umuhoro we mu isi, aca imbuto z'umuzabibu mu isi, azijugunya mu muvure munini w'umujinya w'Imana. Uwo muvure wengesherezwamo ibirenge inyuma ya wa mudugudu, uvamo amaraso agera ku mikoba yo ku majosi y'amafarashi, ageze sitadiyo 1,600. Amen. Ibyahishuwe ibice 15, turasoma duhereye ku murongo wa 1.
Umutwe w'amagambo uravuga ngo ibyago birindwi by'imperuka. Mbona mu ijuru ikindi kimenyetso gikomeye gitangaza, nicyo bamarayika barindwi bafite ibyago birindwi ari byo by'imperuka, kuko muri ibyo harimo umujinya w'Imana wuzurira. Mbona igisa n'inyanja y'ibirahuri bivanze n'umuriro, mbona n'abatabarutse banesheje ya nyamaswa n'igishushanyo cyacyo n'umubare w'izina ryacyo, bahagaze kuri iyo nyanja y'ibirahure bafite inanga z'Imana, baririmba indirimbo ya Mose imbata y'Imana n'indirimbo y'umwana w'intama bati: Mwami Imana ishobora byose, imirimo yawe irakomeye kandi iratangaje. Umugabe w'amahanga, inzira zawe nizo gukiranuka n'ukuri. Mwami, ninde utazakubaha cyangwa ngo ye guhimbaza izina ryawe, ko ari wowe wenyine wera? Amahanga yose azaza akwikubita imbere akuramye, kuko imirimo yawe yo gukiranuka irarangajwe. Hanyuma y'ibyo mbona urusengero rw'ihema ryo guhamya ryo mu ijuru rikinguye, ruvamo ba bamarayika barindwi bafite bya byago birindwi, bambaye imyenda y'ibitare itanduye irabagirana, kandi bambaye imishumi y'izahabu mu bituza. Kimwe muri bya bizima bine giha abo bamarayika barindwi inzabya ndwi z'izahabu zuzuye umujinya w'Imana ihoraho iteka ryose. Rwa rusengero rwuzuye umwotsi uva mu bwiza bw'Imana no mu mbaraga zayo, ntihagira umuntu n'umwe ubasha kurwinjiramo kugeza aho bya byago birindwi by'abo bamarayika barindwi byarangiriye. Amen. Ibyahishuwe ibice 16, turasoma duhereye ku murongo wa mbere. Umutwe w'amagambo uravuga ngo ibyago by'imperuka bitera. Numva ijwi rirenga rivugira muri rwa rusengero ribwira abamarayika barindwi riti: Nimugende musuke mu isi izo nzabya ndwi z'umujinya w'Imana. Uwa mbere aragenda asuka urwabya rwe mu isi, abantu bafite ikimenyetso cya ya nyamaswa bakaramya igishushanyo cyayo bafatwa n'ibisebe bikomeye bibi. Uwa kabiri asuka urwabya rwe mu nyanja, ihinduka amaraso nk'ay'intumbi. Ikintu cyose cyo mu nyanja gifite ubugingo kirapfa. Uwa gatatu asuka urwabya rwe mu nzuzi z'imigezi n'amasoko, nabyo bihinduka amaraso. Numva marayika w'amazi avuga ati: Wa wera we, uriho kandi wahozeho kandi uzahoraho, uri umukiranutsi, kuko ukuri ariko wabitegetse, bavushije amaraso y'abera n'ay'abahanuzi, nawe ubahaye amaraso ngo abe ariyo banywa, nibyo bakwiriye. Numva igicaniro kivuga kiti: Ye Mwami Imana ishobora byose, amateka yawe ni ay'ukuri no gukiranuka. Nuko marayika wa kane asuka urwabya rwe mu zuba, rihabwa gukesha abantu umuriro. Abantu botswa n'icyokere cyinshi, batuka izina ry'Imana ishobora kubateza ibyo byago, ntibihana ngo bayihimbaze. Marayika wa gatanu asuka urwabya rwe ku ntebe y'ubwami ya ya nyamaswa. Ubwami bwayo bucura umwijima, kuribwa gutuma bahekenya indimi zabo, kandi kuribwa kwabo n'ibisebe byabo bituma batuka Imana nyir'ijuru, ntibihana imirimo yabo. Marayika wa gatandatu asuka urwabya rwe mu ruzi runini Ufurate, maze amazi yarwo akamera, kugira ngo inzira y'abami baturuka iburasirazuba yitegurwe.
nuko mbona mu kanwa ka cya kiyoka no mu kanwa ka ya nyamaswa no mu kanwa ka wa muhanuzi w'ibinyoma havamo imyuka itatu mibi isa n'ibikeri. Nuko ariyo myuka y'abadayimoni ikora ibitangaza igasanga abami bo mu isi yose ngo ihururize kujya mu ntambara yo ku munsi ukomeye w'Imana ishobora byose. Dore nzaza mujura, hahirwa uba maso akarinda imyenda ye kugira ngo atagenda yambaye ubusa bakareba isoni z'ubwambure bwe. Ibateraniriza abantu mu Ruheburayo hitwa Harimagedoni. Marayika wa karindwi asuka urwabya rwe mu kirere, ijwi rirenga rivugira mu rusengero kuri ya ntebe riti, birarangiye. Habaho imirabyo n'amajwi no guhinda kw'inkuba, habaho n'igishyitsi cyinshi. Igishyitsi gikomeye gityo ntikigeze kubaho uhereye aho abantu babereye mu isi. Wa mudugudu ukomeye ugabanywamo gatatu, imidugudu y'abanyamahanga iragwa, Babuloni ikomeye yibukwa imbere y'Imana ngo ihabwe agacuma k'inzoga ariyo nkazi y'umujinya w'Imana. Ibirwa byose birahunga kandi imisozi ntiyaboneka. Urubura rukomeye rumanukira abantu ruvuye mu ijuru, ibuye ryarwo rimwe riremera nk'italanto. Icyo cyago cy'urubura gituma abantu batuka Imana kuko icyago cyarwo gikomeye cyane. Amen. Ibyahishuwe ibice 17 umurongo wa mbere. Umutwe w'amagambo uravuga ngo ibya maraya ukomeye uhetswe n'inyamaswa. Haza umwe muri ba bamarayika barindwi bari bafite za nzabya ndwi, arambwira ati, ngwino nkwereke iteka maraya ukomeye azacirwaho yicara ku mazi menshi. Niwe abami bo mu isi basambanaga nawe, abari mu isi bagasinda inzoga arizo busambanyi bwe. Anjyana mu butayu ndi mu mwuka, mbona umugore yicaye ku nyamaswa itukura yuzuye amazina yo gutuka Imana, ifite imitwe 7 n'amahembe 10. Uwo mugore yari yambaye umwenda w'umuhengeri n'uw'umuhemba, yari arimbishijwe n'izahabu n'amabuye y'igiciro cyinshi n'imarigarita. Mu ntoki ze yari afite igikombe cy'izahabu cyuzuye ibizira n'imyanda y'ubusambanyi bwe. Mu ruhanga rwe afite izina ry'amayoberane ryanditswe ngo Babuloni ikomeye, nyina w'abamaraya kandi nyina w'ibizira byo mu isi. Mbona ko uwo mugore asinze amaraso y'abera n'amaraso y'abahowe Yesu. Mubonye ndatangara cyane. Marayika arambaza ati, niki kigutangaje? Reka nkumenere ibanga ry'uriya mugore n'inyamaswa imuhetse ifite imitwe 7 n'amahembe 10. Iyo nyamaswa ubonye yahozeho nyamara ntikiriho, kandi igiye kuzamuka ivi kuzimu ijye kurimbuka. Abari mu isi amazina yabo atanditswe mu gitabo cy'ubugingo uhereye ku kuremwa kw'isi bazatangara babonye iyo nyamaswa. Yahozeho ikaba itakiriho kandi kazongera kubaho. Aha niho hakwiriye ubwenge n'ubuhanga iyo mitwe 7 n'iyo misozi 7 uwo mugore yicaraho, kandi niyo bami 7. Abatanu baraguye, umwe ariho undi ntaraza, kandi naza azaba akwiriye kumara igihe gito. Ya nyamaswa yariho ikaba itakiriho, iyo ubwayo ni uwa 8, nyamara kandi ni umwe muri ba bandi 7, kandi arajya kurimbuka. Ya mahembe 10 wabonye niyo bami 10 batarima.
ariko bahabwa gutegekera hamwe na ya nyamaswa nk'abami kumara isaha imwe. Abo bahuje inama baha ya nyamaswa imbaraga zabo n'ubutware bwabo. Bazarwanya umwana w'intama, ariko umwana w'intama azabanesha, kuko ari we mutware utwara abatware n'umwami w'abami. Kandi abari hamwe nawe bahamagawe, baratoranijwe, bakiranutse, nabo bazayinesha. Nuko arambwira ati, ya mazi wabonye wa maraya yicaraho niyo moko n'amateraniro y'abantu n'amahanga n'indimi. Ya mahembe 10 wabonye na ya nyamaswa bizanga maraya uwo, bimunyage, bimucuze, birye inyama ze, bimutwike akongoke, kuko Imana yashyize mu mitima yabyo gukora ibyo yagambiriye, no guhuza inama no guha ya nyamaswa ubwami bwayo, kugeza aho amagambo y'Imana azasohorera. Wa mugore wabonye niwe wa mudugudu ukomeye utegeka abami bo mu isi. Ibyahishuwe ibice 18 turasoma duhereye ku murongo wa mbere. Umutwe w'amagambo uravuga ngo irimbuka rya Babuloni. Hanyuma y'ibyo mbona marayika wundi amanuka ava mu ijuru, afite ubutware bukomeye, isi imurikirwa n'ubwiza bwe. Arangurura ijwi rirenga ati, iraguye, iraguye, Babuloni ikomeye, ihindutse icumbi ry'abadayimoni, aharindirwa imyuka mibi yose n'ibisiga byose bihumanye kandi byangwa. Kuko amahanga yose yanyoye inzoga, arizo ruba y'ubusambanyi by'uwo mudugudu, kandi abami bo mu isi basambanaga nawo, abatunzi bo mu isi bagatungishwa n'ubwinshi bw'ubutunzi bwawo no kudamarara. Numva irindi jwi rirenga mu ijuru riti, ubwoko bwanjye nimuwusohokemo, kugira ngo mwe gufatanya n'ibyaha byawo, mwe guhabwa no ku byago byawo. Suko ibyaha byawo byarundanijwe bikagera mu ijuru, kandi Imana yibutse gukiranirwa kwawo. Muwiture ibihwanye n'ibyo wabagiriye, kandi musagirizeho kabiri ibikwiriye ibyo wakoze. Mu gikombe wafunguragamo muwufunguriremo kabiri. Nk'uko wihimbazaga ukidamararira ukishima ibyishimo bibi, mube ariko muwuha kubabazwa, agashinyaguro no kuboroga, kuko wibwira uti, nicara ndi umugabekazi, sindi umupfakazi, nicyo gituma nta gahinda nzagira na hato. Kubw'ibyo ibyago byawo byose bizaza ku munsi umwe, urupfu n'umuborogo n'inzara, kandi uzatwikwa ukongoke, kuko Umwami Imana iwuciriyeho iteka ari iy'imbaraga. Kandi abami bo mu isi basambanaga nawo, bakadabagirana nawo, bazawuririra bawuborogere, ubwo bazabona umwotsi wo gutwikwa kwawo. Bahagaritswe kubera no gutinya kubabazwa kwawo, bati, ni ishyano, ni ishyano, wa mudugudu munini we, yewe Babuloni, wa mudugudu ukomeye we, ubonye ishyano, kuko mu isaha imwe iteka uciriweho rigusohoyeho. N'abatunzi bo mu isi nabo bazawuririra bawuborogere, kuko ari ntawuzaba akigura urundo rwawo, ari izahabu, ari ifeza, ari amabuye y'igiciro cyinshi, n'imaragarita, n'imyenda y'ibitare myiza, n'imyenda y'imihengeri na hariri, n'imyenda y'imihemba, n'ibiti byose by'imibavu, n'ibintu byose byaremwe mu mahembe y'inzovu, n'ibintu byose byabajwe mu biti by'igiciro cyinshi cyane, n'ibyacuzwe mu miringa, n'ibyacuzwe mu cyuma, n'ibyaremwe mu ibuye ryitwa marimari, na mudarasini, n'ibinzari, n'imibavu, n'amavuta meza nk'amadahano, n'icyome
n'inzoga n'amavuta ya elayo n'ifu y'ingenzi n'amasaka n'inka n'intama n'amafarashi n'amagare n'imibiri y'abantu n'ubugingo bwabo. Kandi imbuto umutima wawe wifuzaga zikuweho, n'ibintu byose biryoha neza n'ibisa neza bigushizeho, ntibazabibona ukundi. Abatundaga ibyo abo uwo mudugudu watungishije bazahagarikwa kure no gutinya kubabazwa kwawo, barira baboroga bavuga bati, ni ishyano, ni ishyano. Umudugudu ukomeye wambitswe imyenda y'ibitare myiza n'iy'imihengeri n'iy'imihemba, kandi ukarimbishwa n'izahabu n'amabuye y'igiciro cyinshi n'imarigarita. Ubonye ishyano, kuko mu isaha imwe ubutunzi bwinshi bungana butyo burimbutse, kandi uberekeza bose n'umuntu wese wambukira mu nkuge hose, n'abasare n'abatunda bambutse inyanja bari bahagaze kure. Kandi bakireba umwotsi wo gutwikwa kwawo, bavuga amajwi arenga bati, ni mudugudu ki uhwanye n'uriya mudugudu ukomeye? Bitumurira umukungugu ku mitwe, bavuga amajwi arenga barira baboroga bati, ni ishyano, ni ishyano. Umudugudu ukomeye watungishije ubutunzi bwawo abafite inkuge mu nyanja. Ubonye ishyano, kuko warimbutse mu isaha imwe. Wajuruwe namwe abera n'intumwa n'abahanuzi, mu wishime hejuru, kuko Imana ibuciriyeho iteka ibahorera. Nuko marayika ukomeye aterura igitare cy'imeza kimeze nk'urusyo runini, akiroha mu nyanja, ati, uko niko Babuloni umudugudu ukomeye uzatembagazwa, kandi ntuzongera kuboneka ukundi. Ntihazumvikana muri wowe ukundi abacuranzi n'abahimbyi b'indirimbo bavuza imyirongi n'abavuza impanda, kandi nta muhanga naho yaba umunyabukorikori bwose uzaboneka muri wo ukundi, ndetse n'ijwi ry'urusyo ntirizumvikana muri wowe ukundi. Umucyo w'itabaza ntuzaboneka kuri wowe ukundi, kandi ijwi ry'umukwe n'iry'umugeni ntazumvikana muri wowe ukundi. Abatunzi bawe bari abakomeye bo mu isi, kuko amahanga yose yayobejwe n'uburozi bwawe. Kandi muri uwo mudugudu niho amaraso y'abahanuzi n'ay'abera n'abiciwe mu isi bose yabonetse. Amen. Ibyahishuwe ibice 19, turasoma duhereye ku murongo wa mbere. Umutwe w'amagambo uravuga ngo, mu ijuru bishimira irimbuka rya Babuloni. Hanyuma y'ibyo numva mu ijuru ijwi rirenga risa n'iry'abantu benshi bavuga bati, haleluya, agakiza k'icyubahiro n'ubutware n'iby'Imana yacu, kuko amateka yayo ari ay'ukuri no gukiranuka. Yaciriyeho iteka maraya uwo ukomeye, wononeshaga abari mu isi ubusambanyi bwe, kandi imuhoreye amaraso y'imbata zayo. Barongera bati, haleluya, umwotsi we uhore ucumba iteka ryose. Nuko ba bakuru 24 na bya bizima 4 bikubita hasi basenga Imana kuri irya ntebe bati, amena, haleluya. Ijwi riva kuri iyo ntebe rivuga riti,
nimushime Imana yacu, mwambata zayo mwese mwe, namwe abayubaha, aboroheje n'abakomeye. Numva ijwi risa n'iry'abantu benshi, n'irisa n'iry'amazi menshi asuma, n'irisa n'iryo guhinda kw'inkuba gukomeye kwinshi rivuga riti: Haleluya, kuko Umwami Imana yacu ishobora byose iri ku ngoma. Tunezerwe twishime tuyihimbaze, kuko ubukwe bw'Umwana w'Intama busohoye, umugeni we akaba yiteguye. Kandi ahawe kwambara umwenda w'igitare mwiza, urabagirana, utanduye. Uwo mwenda w'igitare mwiza ni wo mirimo yo gukiranuka y'abera. Arambwira ati: Andika ati: Hahirwa abatorewe ubukwe bw'Umwana w'Intama. Kandi ati ayo ni amagambo y'ukuri kw'Imana. Nikubita hasi imbere y'ibirenge bye kumuramya. Ariko arambwira ati: Reka ndi imbata mugenzi wawe, kandi ndi mugenzi wa bene so bafite guhamya kwa Yesu. Imana abe ariyo usenga, kuko guhamya kwa Yesu ari umwuka w'ubuhanuzi. Mbona ijuru rikinguye, kandi ngiye kubona mbona ifarashi y'umweru, uhetswe nayo yitwa uwo kwizerwa, kandi uw'ukuri niwe uca imanza zitabera, akarwana intambara zikwiriye. Amaso ye ni ibirimi by'umuriro, no ku mutwe we afite ibisingo byinshi, kandi afite izina ryanditswe ritazwi n'umuntu wese keretse we wenyine. Yambaye umwenda wimitswe mu maraso, kandi yitwa Jambo ry'Imana. Ingabo zo mu ijuru ziramukurikira, zihetswe n'amafarashi y'imyeru, zambaye imyenda y'ibitare myinshi yera kandi itanduye. Mu kanwa ke havamo inkota ityaye, kugira ngo ayikubite amahanga azayaragize inkoni y'icyuma. Yengesha ibirenge umuvure w'inkazi y'umujinya w'Imana ishobora byose. Kandi ku mwenda we no ku kibero cye afite izina ryanditsweho ngo: Umwami w'abami n'Umutware utwara abatware. Mbona marayika ahagaze mu zuba, arangurura ijwi abwira ibisiga byose bigurukira mu kirere ati: Nimuze muteranire kurya ibyo kurya byinshi Imana ibagaburira. Murye intumbi z'abami n'iz'abatware b'ingabo, n'iz'ab'ubushobozi, n'iz'amafarashi, n'iz'abahekwa nayo, n'iz'abantu bose, ab'umudendezo n'ab'imbata, aboroheje n'abakomeye. Nuko mbona ya nyamaswa n'abami bo mu isi n'ingabo zabo bakoraniye kurwanya uhetswe na ya farashi n'ingabo ze. Iyo nyamaswa ifatwa mpiri na wa muhanuzi w'ibinyoma wakoreraga ibimenyetso imbere yayo, akabiyobesha abashyizweho ikimenyetso cya ya nyamaswa n'abaramya igishushanyo cyayo, nawe afatwa nayo. Bombi bajugunywa mu nyanja yaka umuriro, n'amazu ari bazima. Abasigaye bicishwa inkota ivuye mu kanwa k'uhetswe na ya farashi. Ibisiga byose bihaga intumbi zabo. Amen. Ibyahishuwe ibice 20, turasoma duhere ku murongo wa mbere. Titire y'amagambo iravuga ngo: Satani abohwa, abakiranutsi b'Imana na Yesu imyaka 1000. Mbona marayika amanuka ava mu ijuru, afite urufunguzo rufungura ikuzimu, afite n'umunyururu munini mu ntoki ze. Afata cya kiyoka, ari cyo ya nzoka ya kera, ariyo mwanzi na Satani,
akibohera kugira ngo kimare imyaka 1000. Akijugunya ikuzimu arahakinga, ashyiraho ikimenyetso gifatanye kugira ngo kitongera kuyobya amahanga kugeza aho iyo myaka 1000 izashirira. Icyakora nishira gikwiriye kubohorerwa kugira ngo kimare igihe gito. Mbona intebe z'ubwami, mbona bazicaraho bahabwa ubucamanza, kandi mbona imyuka y'abaciwe ibihanga babahora guhamya kwa Yesu n'ijambo ry'Imana, ari bo bataramije ya nyamaswa cyangwa igishushanyo cyayo, kandi batashyizweho ikimenyetso cyayo. Barazuka bimana na Kristo imyaka 1000. Uwo ni wo muzuko wa mbere. Abapfuye basigaye ntibazuka, iyo myaka 1000 irashira. Ufite umugabane wo kuzuka kwa mbere arahirwa, kandi nuwera. Urupfu rwa kabiri ntirubasha kugira icyo rutwara abameze batyo, ahubwo bazaba abatambyi b'Imana na Kristo, kandi bazimana nayo iyo myaka 1000. Iyo myaka 1000 nishira, Satani azabohorwa ave aho yari abohewe. Azasohoka ajye kuyobya amahanga yo mu mfuruka enye z'isi, Gogi na Magogi, kugira ngo ayakoranirize intambara. Umubare wabo ni nk'umusenyi wo ku nyanja. Bazazamuka bakwire isi yose, bagote amahembe y'ingabo z'abera n'umurwa ukundwa. Umuriro uzamanuka uva mu ijuru ubatwike. Kandi Satani wabayobyaga ajugunywe muri ya nyanja yaka umuriro na mazuku, irimo ya nyamaswa na wa muhanuzi w'ibinyoma. Bazababazwa ku manywa na nijoro iteka ryose. Mbona intebe y'ubwami nini yera, mbona n'iyicayeho, isi n'ijuru bihunga mu maso hayo, ahabyo ntihaba hakiboneka. Mbona abapfuye, abakomeye n'aboroheje bahagaze imbere y'iyo ntebe, nuko ibitabo birabumburwa, kandi n'ikindi gitabo kirabumburwa, ari cyo gitabo cy'ubugingo. Abapfuye bicirwa imanza z'ibyanditswe muri ibyo bitabo zikwiriye ibyo bakoze. Inyanja igarura abapfuye bo muri yo, urupfu n'ikuzimu bigarura abapfuye bo muri byo, bacirwa imanza zikwiriye ibyo umuntu wese yakoze. Urupfu n'ikuzimu bijugunywa muri ya nyanja yaka umuriro. Iyo nyanja yaka umuriro niyo rupfu rwa kabiri. Kandi umuntu wese utabonetse ko yanditswe muri cya gitabo cy'ubugingo ajugunywa muri iyo nyanja yaka umuriro. Amen. Ibyahishuwe ibice 21. Dusome duhere ku murongo wa mbere. Umutwe w'amagambo aravuga ngo iby'ijuru rishya n'isi nshya. Mbona ijuru rishya n'isi nshya, kuko ijuru rya mbere n'isi ya mbere byari byashize, n'inyanja yari itariho. Mbona ururembo rwera Yerusalemu nshya rumanuka ruva mu ijuru ku Mana, rwiteguwe nk'uko umugeni arimbishirizwa umugabo we. Numva ijwi rirenga rivuye kuri ya ntebe rivuga riti, dore ihema ry'Imana riri hamwe n'abantu, kandi izaturana nabo. Nabo bazaba abantu bayo, kandi Imana ubwayo izabana nabo ibihe, ibe Imana yabo. Izahanagura amarira yose ku maso yabo, kandi urupfu ntiruzabaho ukundi, kandi umuborogo cyangwa gutaka cyangwa kuribwa ntibizabaho ukundi, kuko ibya mbere bishize. Iyicara kuri ya ntebe iravuga iti, dore byose ndabihindura bishya.
kandi iti, andika, kuko ayo magambo ari ayo kwizerwa n'ay'ukuri. Kandi iti, birarangiye, ni jye Alufa na Omega, itangiriro n'iherezo. Ufite inyota nzamuhera ubuntu kunywa ku isoko y'amazi y'ubugingo. Unesha azaragwa byose, nanjye nzaba Imana ye, nawe abe umwana wanjye. Ariko abanyabwoba n'abatizera n'abakora ibizira n'abicanyi n'abasambanyi n'abarozi n'abasenga ibishushanyo n'abanyabinyoma bose, umugabane wabo uzaba mu nyanja yaka umuriro na mazuku, ariyo rupfu rwa kabiri. Haza umwe wo muri ba bamarayika barindwi bari bafite za nzabya ndwi zuzuye ibyago birindwi by'imperuka, avugana nanjye arambwira ati, ngwino nkwereke umugeni, umugore w'umwana w'intama. Anjyana ku musozi munini kandi muremure, ndi mu mwuka, anyereka ururembo rwera Yerusalemu rumanuka ruva mu ijuru ku Mana, rufite ubwiza bw'Imana. Kurabagirana kwarwo gusa n'ukw'ibuye ry'igiciro cyinshi cyane, nk'ibuye ryitwa yasipi, ribonerana nk'isarabwayi, rufite inkike nini kandi ndende n'amarembo 12, no ku marembo hariho abamarayika 12, kandi handitsweho amazina n'imiryango 12 y'abana ba Isirayeli. Iburasirazuba hariho amarembo 3, ikasikazi hariho amarembo 3, ikusi hariho amarembo 3, n'iburengerazuba hariho amarembo 3. Inkike z'urwo rurembo zifite imfatizo 12 zanditsweho amazina 12 y'intumwa 12 z'umwana w'intama. Uwavuganaga nanjye yari afite urugero rw'ubugingo rw'izahabu, kugira ngo agere urwo rurembo n'amarembo yarwo n'inkike zarwo. Urwo rurembo rungana n'impande zose, uburebure bungana n'ubugari. Ageresha urwo rurembo rwa bugingo, ageramo sitadiyo inzovu n'ibihumbi 2, uburebure bw'umurambararo n'ubugari bw'uburebure bw'igihagararo birangana. Agera inkike zarwo, ageramo imikono 144 akurikije urugero rw'abantu, ibyo ni ukuvuga ngo urw'abamarayika. Inkike zarwo zubakishijwe yasipi, naho ururembo ubwarwo rwubakishije izahabu nziza imeze nk'ibirahuri byiza. Imfatizo n'inkike z'urwo rurembo zarimbishijwe amabuye y'igiciro cyinshi y'amoko yose. Urufatiro rwa mbere rwari yasipi, urwa kabiri rwari safiro, urwa gatatu rwari karukedoni, urwa kane rwari simaragidiyo, urwa gatatu rwari sarudonikisi, urwa gatandatu rwari sarudiyo, urwa karindwi rwari kirisorito, urwa munani rwari beruro, urwa cyenda rwari topazi, urwa 10 rwari kirisoparaso, urwa 11 rwari huwakinto, urwa 12 rwari ametusito. Amarembo uko ari 12 yari imaragido 12, irembo rimwe ryubakishijwe imaragarita imwe, atyo inzira nyabagendwa yo muri urwo rurembo yashigirijwe izahabu nziza isa n'ibirahure bibonerana. Icyakora sinabonye urusengero muri rwo, kuko umwami Imana ishobora byose n'umwana w'intama ari bo rusengero rwawo. Kandi urwo rurembo rugomba kuvirwa n'izuba cyangwa n'ukwezi, kuko ubwiza bw'Imana ari bwo buvira, kandi umwana w'intama ari we tabaza ryawo. Amahanga azagendera mu mucyo warwo, abami bo mu isi bazaneyo ubwiza bwabo. Amarembo yarwo ntazugarirwa ku manywa na hato, kuko ijoro ritabaho. Kandi hazazanayo ubwiza n'icyubahiro by'amahanga. Muri rwo ntihazinjiramo ikintu gihumanya cyangwa ukora ibizira akabeshya, keretse abanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama. Igitabo cy'ibyahishuwe ibice 22. Anyereka uruzi rw'amazi y'ubugingo
rubonerana nk'isarabwayi ruva ku ntebe y'Imana n'umwana w'intama, rutembera mu nzira nyabagendwa hagati. Hakurya no hakuno y'urwo ruzi hariho igiti cy'ubugingo cyera imbuto z'uburyo 12, cyera imbuto z'uburyo bumwe bumwe uko ukwezi gutashye. Ibibabi byacyo byari ibyo gukiza amahanga. Nta muvumo uzabaho ukundi, ahubwo intebe y'Imana n'umwana w'intama izaba muri urwo rurembo, kandi imbata zayo zizayikorera. Zizabona mu maso hayo izina ryayo ryanditswe mu ruhanga rwazo. Nta joro rizabaho ukundi, kandi ntibazagomba kumurikirwa n'itabaza cyangwa kuvirwa n'izuba, kuko Umwami Imana izabavira, kandi bazahora ku ngoma iteka ryose. Arambwira ati, aya magambo nayo kwizerwa n'ay'ukuri, kandi Umwami Imana itegeka imyuka y'abahanuzi yatumye marayika wayo kwereka imbata zayo ibikwiriye kubaho vuba. Kandi dore ndaza vuba, hahirwa uwitondera amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo. Njyewe Yohana numvise ibyo kandi ndabireba, maze kubyumva no kubireba nikubita hasi imbere y'ibirenge bya marayika wabinyeretse kugira ngo muramye. Ariko arambwira ati, reka ndi imbata mugenzi wawe, kandi ndi mugenzi wa bene so b'abahanuzi n'uwabitondera amategeko y'iki gitabo. Imana abe ariyo uramya. Kandi arambwira ati, amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo ntuyazigame ngo uyagire ubwiru, kuko igihe kiri bugufi. Ukiranirwa agumye akiranirwe, uwanduye mu mutima agume yandure, umukiranutsi agumye akiranuke, uwera agume yezwe. Dore ndaza vuba nzanye ingororano, kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Ndi Alufa na Omega, uwa mbere n'uwa nyuma, itangiriro n'iherezo. Hahirwa abamesera ibishuka byabo, kugira ngo bemererwe kwegera cya giti cy'ubugingo, kandi banyure mu marembo binjire muri rwa rurembo. Hanze hazaba imbwa n'abarozi n'abasambanyi n'abicanyi n'abasenga ibishushanyo n'umuntu wese ukunda kubeshya akabikora. Njyewe Yesu ntumye marayika wanjye guhamiriza mwebwe ibyo ku bw'amatorero. Ni njye gishyitsi cya Dawidi n'umwuzukuru we, kandi ni njye nyenyeri yaka yo mu ruturuturu. Umwuka n'umugeni barahamagara bati, ngwino. Kandi uwumva nahamagare ati, ngwino. Kandi ufite inyota naze, ushaka ajyana amazi y'ubugingo ku buntu. Uwumva wese amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo, ndamuhamiriza nti, nihagira umuntu uzongera kuri yo, Imana izamwongeraho ibyago byanditswe muri iki gitabo. Kandi nihagira umuntu ukura ku magambo y'iki gitabo cy'ubuhanuzi, Imana izamukura ku mugabane wa cya giti cy'ubugingo no kuwa rwa rurembo rwera byanditswe muri iki gitabo. Uhamye ibyo aravuga ati, ye, ndaza vuba. Amen. Ngwino Mwami Yesu. Ubuntu bw'Umwami Yesu bubane namwe mwese. Amen.